Nyuma yo gusiga atabwiye sebuja witwaga Sharira aho agiye, yagera ku muhanda agasaba umukobwa kumutwara yamwitiranyije n'umumotari kandi nta mafaranga afite yo kumwishyura, nawe akemera kuko yabonaga asa n'uwahungabanye akamugeza iwabo. Bagera uwo mukobwa agasanga burya uwo musore yari agiye gutabara mama we wasaga n'uwapfuye, bakamujyana kwa muganga ari muri koma. Bagera uwo mukobwa agasanga batanagira ubwishingizi mu kwivuza kandi ari abakene bikomeye, akabishyurira amafaranga ndetse agatwara nimero y'umusore ari we Ganza. Ganza yari yimenye ko uwo mukobwa ari we Berize wamugiriye bene ako kageni, ari umukobwa wa sebuja Sharire. Berize nawe amenye ko Ganza ari umukozi wa se, dore ko nawe yari afite irindi duka mu wundi mujyi, na se Sharire amenye ko umukobwa we burya aziranye n'umukozi we. Mama wa Ganza wari urembye, Berize na Sharire bahuriye baje kumusura asa n'uwatuye agatege nubwo batarabazi. Mu mbaraga nyabwira umuhungu we ati, Ganza, uriya mukobwa ni muntu ki kuri wowe? Ganza ati, ariko mama narabikubwiye, iyi ni inshuro ya kabiri tubonanye, sinari nzi ko ari n'umukobwa wa databuja. Ukimpamagara kuri telefone ukambwira ngo wishimiye kuba ngufashe tukavugana bwa nyuma, nasize imyenda mu ibase mbwira boss ntindagiye nanjye ntazi aho ngiye, agatelefoni nako nagasizeyo. Nageze ku muhanda masanga umukobwa nzi ko ari umumotari, kumbe we ni moto agendaho ku giti cye. Ubanza ari Imana yamukoreyemo kuko yantwaye nta mafaranga mfite yo kumwishyura. Numvaga nitugeraho mvira akansaba amafaranga, ndamusaba tukazana mu rugo ngashaka uwo nyaguza nkayamuha, gusa nawe yari yamaze kwibonera ko norohewe. Yagukubise amaso amfasha kukugeza hano, amenye ko nta bwishingizi, ansigira amafaranga menshi cyane, ari no yatumye bakuvura bivuye inyuma, kandi ubu nkaba naramaze kugura ubwishingizi. Nari ngiye kukubwira ukuntu akorera mu kandi gace, nigeze mubona kwa boss mu mezi 2 mazeyo, ariko nawe wabyibonera nabyiyumvira, uriya nkorera ni papa we. Mama ati, mwana wanjye wikwigora, icyo nabazaga niho cyumvise neza, none se uriya mukobwa ndika asezera ku bantu bose? Ganza ati, sinsobanukiye ibyo uri kumbwira mama. Mama ati, nyine wa mwana we, uriya mukobwa yakugiriye impuhwe n'ibyo nanjye ndamushimira, ariko hari ikindi kintu kimurimo. Yarakoroye ababara mu ngingo ntiyakomeza kuvuga. Ganza yirukira guhamagara umuganga, babaye bamusohoye hanze, abaganga basigira bareba uko bamufashe. Ari hanze yasaga n'uwibagiye ibyabaye byose. Ikintu yitekerezaga ni kimwe, ni ukuntu Berize yamufashe ikiganza umwanya munini akamwitegereza atavuze. Yaribazaga ati, ubu se yashakaga kumbwira iki? Buriya se byaba ari byo mama yaragiye kuvugaho? Wasanga ari byo, kuko nanjye yandebye ngira ubwoba, yewe n'abandi bantu bamurebaga bamutangariye. Berize nawe yatahanye na se, bageze ku irembo ry'ibitaro. Se wa Berize ari we Sharire ati, none se turatahana cyangwa ugiye kwigendera? Berize ati, reka nguherekeze tugerane mu rugo, nitugeraho ndahita njya mu kazi. Bashyize moto ya Berize inyuma mu modoka ya se, bagenda baganira. Sharire ati, wa mukobwa utangiye kunyobera. Berize ati, nese kandi papa nangiye kukuyobera nte? Nawe ati, none se buriya watekerezaga iki? Uzi ko nteye isoni umukozi wanjye? Berize yamuciye mu ijambo ati, namugize nese? Aramusubiza ati, ntacyo wamugize, niwe wakikugize. Yaguhinduye wagira ngo uri wataye ubwenge. Buriya watekerezaga iki ko ari cyo nakubajije? Yikije umutima aramusubiza ati, papa sinzi icyo natekerezaga, gusa nawe uretse kwirengagiza uriya musore arababaje. Uribaza umusore nk'uri ushobora kuba angana nanjye cyangwa nduta, nta mafaranga na make afite, kuvuza nyina bigoranye, hahandi ashobora no gupfa kubera kubura amafaranga yo kwishyura ibitaro. Umusore wemera gusiga mama arwaye kuri akajya gupagasa kugira ngo azabone y'ubwishingizi wenda. Ubu se atekereza ibyo kuzashaka umugore? Nibe nanjye uranzakuriza ngo ushaka umwuzukuru nkabyumva koko ngira abasore benshi banyiruka inyuma kandi nta yindi mihangayiko mba mfite. Uriya mukecuru we yatinyuka akamubwira ko ashaka umukazana. Amarangamutima yaramufashe avugana ikiniga ati, nta kindi natekerezaga papa, nibyo ngibyo. Sharire yarabizi ko umukobwa agira umutima woroshye, yaramuhumurije ati, noneho reka tumufashe tumukure muri buriya buzima. Berize ati, hari ibindi utazi, afite mushiki ufite ubumuga ngo kandi bwavurwa, kuko ikibazo gifite mu maguru, icyabuze ni amafaranga ahagije. We nta yindi ntego afite, niyo kwihiringa akamuvuza. None umuhemba urusenda papa kandi aba yakoze akazi kenshi. Bakomeje kugenda baganira. Ganza nawe yageze aho yemererwa gusubira aho mama we yari arwariye, asanga asinziriye. Muganga aramubwira ati, humura araza kumera neza, wowe mube hafi, nakaga kugerageza umugaburire nubwo aba atabishaka, ushaka ibintu birimo isosi. Mu kugenda kwa Berize na Sharire bari basize ibikapu bose. Ganza aribajije ati, kuki nta n'umwe wibutse gutwara igikapu cyera? Yahereye ku cyo yabonye boss we Sharire yaje yitwaje, afunguye asangamo agatelefoni ke, hari harimo agashati ke n'agapantaro yaherutse kugura mu byo yari yasize yanitse, hamwe n'ibyo kurya birimo isosi nk'iyo muganga yari yamutegetse. Yagize amatsiko yo gufungura icyo Berize yazanye, arebye asanga harimo teremusi 2 y'icyayi kirimo amata n'igikoma, harimo imigati myinshi n'imyenda y'amatiriningi, ipantaro n'umupira. Mu mutima we hajemo igitekerezo gishya, atangira kwibwira ati, ariko buri wareka gusubira kwa databuja,
mama nakira akagira udufaranga dusaguka sinzasubirayo, ayo Berize yampaye azamuvuza, noneho ayo nahembwe hamwe n'ayo bagiye baduha nyuma azavuze mushiki wanjye nkuremo n'igishoro ntangire gucuruza amasambusa. Ahubwo si ibikoresho nzabikura hehe? Oya ariko nibyanga nzahera ku bunyobwa nibwo budasaba ibikoresho byinshi. Ubwo yatekerezaga ibyo kutazasubirayo niko Charles yarakomeje kumvisha Berize ukuntu agomba kumuzamurira umushahara akajya amuhemba amafaranga ahagije ku buryo azahindurira iwabo ubuzima. Berize nawe nibyo yifuzaga. Bageze mu rugo aho nyine kwa Charles ati rero nabonye umufashe ikiganza umwanya munini unamwitegereza ukuntu bintera ubwoba, ariko ndakwizeye ntabwo wakunda umuntu nk'uriya. Hari abasore bo mu miryango ikize bagushaka beza kandi bize, uriya mwana we mureke. Nizere ko duhuje intego yo kumuhindurira ubuzima ari nta kindi kibyihishe inyuma, tukamwitura kubwo kuba ari umukozi mwiza, tukanaguriza Imana kuko kugirira neza umuntu ukennye ni Imana uba ugurije. Berize ati kandi papa ibyo nibyo dupfa, nakubwiye ko ibintu by'abasore ntabitekerezaho kuko nabo b'abakire nta kindi cyaba kiduhuje uretse ubwo bukire nyine. Uwo nkeneye ni wa musore uzaba nkunda nanjye mukunda. Ko nakubwiye uko nahuye na Ganza kubizi ko ari umunsi wa kabiri tubonanye, nigute utinyuka kuvuga ko naba namukunze? Berize yarirakaje yurira mutabwira se ati bye tuzasubire. Charles ati ko wihuse se Beri? Yanze kumwumva agenda yihuta yigera mu wundi mujyi yakoreragamo. Mu mutima we nawe yibazaga impamvu yafashe Ganza akamugumana umwanya munini akayibura, kuko iby'urukundo nawe yumvaga ntabihari. Gusa umwanya yamaze amwitegereza yabonaga ari umusore mwiza mu kuntu wishwe n'imihangayiko akumva yiyumvise ukundi. Yikomereje akazi ke nk'ibisanzwe. Ku mugoroba ahamagara Ganza amubaza amakuru ya mama we ariryamira. Mu gitondo yarakangutse nabwo ahamagara Ganza amubwira ko mama ari koroherwa ko benda no kubasezerera. Yamwereje amafaranga bakivugana, Ganza agiye kumushimira undi ahita akupa. Kuri Berize yumvaga ari nkayo kumugurira icyayi, ariko kuri Ganza yabaga ari menshi ku buryo yumvaga atazasubira mu kazi k'abandi. Charles nawe yabaga abwira abakozi bati mubure gukorana umwete, umunsi Ganza yagarutse mukagumana ubunebwe mwese nzabirukana musigarana ari umwe. Kubera umwete yari yaramubonanye kandi akaba yaramubonagamo ubushobozi, yumvaga agiye kumuha umuryango umwe ku ruhande akajya acururizamo ibintu bitandukanye n'ibyo yacuruzaga. Mbese yamwigiraga imishinga kugira ngo ashimishe umukobwa we, amwereke ko agira umutima wo gufasha. Ku bitaro barabasezereye biba ngombwa ko Ganza abanza koza ibikoresho byose kugira ngo abicyure bisa neza. Yagiye ku mugezi asiga udutelefoni ku gitanda. Mama we nawe yumvaga yakize, yegera abandi badamu ku ruhande ababaza amakuru, nabo bamubwira bati wowe uri umusirimu wasuwe n'abazungu. Bavugaga abazungu berekeza kuri Charles na Berize baje kubasura, umwe ari mu modoka undi ari kuri moto, kuko bo ababasuraga bazaga n'amaguru. Ikindi bari barasize amafaranga ahagije kandi bakaboherereza andi ku buryo yaryaga nk'umukire. Ibitaro yabijemo ari igikara ariko yaramaze kuba inzobe. Bamwe bamusererezaga bamubwira bati iyo uguma hano indi minsi wari kuzahava warabaye umuzungu neza neza. Nta bijumba aherukaga ni inyama z'ubwoko, ngaha amafi, nako umuhungu wawe nawe ni umusirimu, twe n'uwayaduha ntitwamenye aho tubigurira. Umwe muri bo yaramubajije ati uriya mukobwa se ni umukazana wawe? Yarabihakanye ati oya si umukazana wanjye, ni nyirabuja w'umuhungu wanjye. Nawe ati oya witubeshya ntitwabyiboneye se? Umukobwa yari yanze kumurekura ngo atahe, kandi no kuri telefone umuhungu wawe niwe baba bavugana buriya. Ganza yahise ahagera arebye ku gitanda asanga udutelefoni twombi ntaduhari. Ati mama telefoni ziri hehe? Mama ati reba ku gitanda niho nazisize. Bari bazibye barazishaka barazibura. Basezeye kuba babanaga mu cyumba, basohoka mu bitaro batega moto barataha, batahana ibikoresho byinshi cyane birimo amasahani na teremusi bya Charles. Ganza afite n'amafaranga. Bageze mu rugo abwira mama we ibyo yari ari gutekereza. Yaramubwiye ati mama dore batwibye telefoni ariko nta kibazo turagura izindi. Wari ufite nimero ebyiri turaswapisha imwe, nanjye hari akandi gasimukadi mfite, noneho twari telefoni imwe muzondagura ujye gusura mushiki wanjye, nanjye nsigari nashaka icyo gukora. Ubwo amafaranga yabonetse baramushyira mu bitaro wowe murwaze mpaka akize. Aho hantu mushiki we yararwariye nta kindi bamufashaga kirenze uretse kumushyira mu ishuri gusa, yagira ikibazo mu kaguru bakamuha ubufasha bw'ibanze ariko ntibamuvure bya burundu. Amafaranga bari bafite yashoboraga kwishyura ibitaro bakamuvura, kandi Ganza yari yizeye ko natangira gukora amasambusa azabone yo kongeraho. Yabanje yikura mu mutwe ko yigeze aba kwa Charles, ati nimara kwiteza imbere mu mafaranga bampaye bamfasha nzajya kubashimira mbabwire ko bankuye kure. Mama we yariteguye, nyuma y'iminsi birajya mu bitaro aho umwana we w'umukobwa yari arwariye yitwaje amafaranga afatika ngo bamuvuze. Ganza yarebye wabona atahakorera ajya mu isantere yo mu cyaro aho yagiraga akoresheje amasaha 3 ku maguru, yewe bamwe muri bo batamuzi, akodeshamo inzu ku mafaranga make cyane, agura udukoresho atangira gukora amasambusa yoroheje. Icyamutunguye ni uko ku munsi wa mbere yahise abona abakiriya, wagira ngo nibwo bari babonye umuntu uzi gukora amasambusa uje mu gace kabo.
Ku rundi ruhande Berize yendaga guta umutwe. Kuva baganza bata telefoni yakomezaga kubahamagara bakamubwira ko nimero zijimije. Yahamagaraga iya mama we agasanga itariho namba, yahamagariye nayo nticemo. Iyo yari afite bari baranze kuyiswapisha, baraswapishije indi yari ifitwe na benshi. Ganza nayo yakoreshaga kandi gasimukadi kandi ntabwo Berize yari agafite. Bwa mbere yumvise idaciyemo abifata nk'ibisanzwe, hashize amasaha 10 arongera ntiyacamo. Yatangiye kumutekerezaho yibaza ikibazo yaba yagize, nabwo ntiyabitindaho. Ku munsi wakurikiye yaramagaye ntiyacamo, yongera kugerageza izindi nshuro nabwo biranga. Yumvaga aho bigeze hashobora kuba harimo ikibazo. Yatangiye kumva amukumbuye, yakomeje kumubura hamagara se, aramubaza ati papa, Ganza mujya muvugana? Charles ati oya ariko bari hafi kuza. Namwandikiye ubutumwa mubwira ko isaha ku isaha yaza kandi namubwije ukuri ko nzamwongeza. Ubwo rero nta mpamvu yo kumuhamagara. Nawe arabizi ko havutse ikibazo gikomeye yatumenyesha. Ubwo yacecetse rero nuko nta byacitse. Berize ati ubwo uzi ko maze iminsi muhamagara nticemo, wasanga ubwo butumwa atarabusomye. Charles yahamagaye nimero ya Ganza ntiyacamo, ati nanjye numva yaravuye ku murongo. Berize yumvize umutima umusimbutse, afata moto ye yihutaga kubi yerekeza iwabo wa Ganza kuko yari ahazi. Yari yaramugejeje cya gihe Ganza amusaba kumutwara, bageraho bagasanga mama arwaye akamufasha kumugeza ku bitaro. Yarahageze asanga ku mbuga hari kumeramo ibyatsi nk'ahantu hatakigendwa. Yibwiye ko ari isuku nke kandi bakaba bafite aho bagiye, amara isaha n'igice bategereje, cyane ko yari yahageze nyuma ya saa sita ariko ntibaza. Yigira inama yo kujya kubaza mu baturanyi aho bari, ahageze hose bakamubwira ko bagiye ahantu batazi. Ganza nta muntu yari yarabwiye ko yimukiye mu isantere ya kure y'iwabo. Hari hashize iminsi mike ntibari bakamenye ko yagiye kwicururiza amasambusa. Ikindi ntibari bazi ko nyina yagiye kuvuza umukobwa we, cyane ko bamwe batamwitagaho bamusuzugura nk'umukene, yanarwara ntibamusure. Nabo bari barize kutagira uwo batakira. Berize yacitse intege, muri watangira kwibona yafashe Ganza ikiganza ariko mureba mu maso, atangira kwivugisha ati nari nzi ko ndamusanga mu rugo akampobera, akamwenyura nka kumwe abigenza, akamvugisha muri cya kijwi cye nkunda, none ndamubuze. Yasubiye iwabo ati nzagaruka nyuma y'icyumweru, nzaba hano izuba rirenze, nzahava ari uko mbabonye byanga bikunda. Yaratashye, icyumweru gishize aragaruka asanga noneho ibyatsi byararaye kurushaho. Yacitse intege kurusha mbere, yatangira kwitekerezaho yibaza impamvu akomeje gushaka kumenya amakuru ya Ganza, ayoberwa iyo ariyo. Yasubiye ahaba yibwira ko agiye kwikuramo Ganza burundu, cyane ko yibwiraga ati ntacyo mpomba, iyaba yarapfuye twari kubimenya. Abantu baho bari batuye ntibari kuyoberwa ko yapfuye ngo babe babimbwira. Ikigaragara nuko bashobora kuba barimutse. Icyakora Ganza n'umwana mubi pe, ntiyakabaye yarakuyeho telefone. Charles yaramuhamagaye ati ariko ntuherukana na Ganza, ubu se nizere ko azagaruka? Berize yamubwiye ko nta katagize ngo amuvugishe, yewe akajya iwabo bugira kabiri atamubona. Charles ntiyabitinda ati ubwo yabonye akazi ahandi, mpombye umukozi ariko nta kundi. Berize wimvaga bikwiriye kumuhangayikisha, gusa yaratunguwe no kumva ari nkaho nta bikaze birimo. Nawe ati umugani njye narwanaga n'iki ko na papa wamushimaga ngo ni umukozi mwiza, ibyo kuba atazagaruka bitamufasheho. Nubwo yivugishaga atyo, guhera umunsi ntiyongeye gutora agatotsi. Yifuzaga kongera kubona Ganza nubwo yaba inshuro imwe, wenda akamuvugisha ijambo rimwe. Ganza we muri karitsiye yimukiyemo yaramaze kumenyekana, asigaye akora amasambusa menshi. Yabaga ahuze cyane atabona umwanya wo kwitaba telefone. Abakiriya bari benshi, yarashatse n'umusore wo kumufasha, afite n'undi umurangurira ibyo akeneye byose. Gutekereza kuri Berize ntibyaburaga kuko yarabizi ko we na Charles bamuhinduriye ubuzima. Yumvaga azabasura namara kugira aho agera, ariko ntiyabatekerezagaho buri kanya. Iminsi yakomeje kwicuma, nyuma y'amezi 3 mama we nawe arataha, atahana na mushiki we. Aho Ganza yakoreraga hari hagari. Yasabye mama we kaza na mushiki we bakaba ariho baba, aho babaga bakahagurisha kuri make, bakongera andi mafaranga bakagura inzu Ganza yakoreragamo. Barabyemeye bayigurisha bivugisha bati n'ubundi nta baturanyi twari dufite, abantu urwara ntibagusure, ngo harya nuko turi abatinde. Barimutse, mushiki we wari warakize neza, agenda yemye, nawe amufasha mu kazi. Noneho gucuruza amasambusa bikoreye babonye bidahagije, barangura n'utundi tuntu, bashingaga kantine, baguriramo ibikenewe byose. Mu buryo butunguranye, Ganza asoje gukora amasambusa ya mbere ya saa sita, yarebye mu muhanda abona haparitse moto, umutima utera vuba cyane kuko yabonaga yize byanga bikunda. Yakomeje gutumbira mu muhanda, yitegereza uwari uyiriho, abona ari umukobwa. Yakuyemo kasike, noneho umutima utera vuba kurushaho. Uwari uyicayeho yari Berize. Yatangiye kwibaza uko Berize yamenye aho bimukiye, akagera ku nzu neza neza nta hantu ayobye. Yahagaze ahakomeza kumwitegereza, undi nawe azamusatira. Abantu bo mu isantere bari bamurangariye kubera ubwiza bwe n'ubwa moto yari atwaye. Bari bafite amatsiko yo kumenya niba koko ari Ganza aje kureba. Ganza yari yakomeje guhagarara hamwe, ari kumwitegereza nta kunyeganyega.
Berize yamugeze imbere habura nka metero 3 kubera kumureba cyane n'ukuntu abantu bari bamuhanze amaso anyerera agatagwa hasi. Ganza ahita amwegera agerageje kumwegura, umukobwa muzamukira amufashe mu bikanu, bombi barahagarara barahoberana, abantu babarebaga bakomera mu mashyi. Bamwe babaga batekereza ko ari umwana wa guverineri cyangwa minisitiri. Berize yitsaga imitima abwira Ganza ati kuki uri umwana mubi, kuki wanyanze? Ganza ati ntabwo nakwanze, ahubwo twinjire mu nzu, abantu baturangariye. Mama wa Ganza na mushiki we nabo bari bahagaze ku muryango bari kwitegereza ibyo umuhungu wabo arimo. Yafashe Berize ikiganza, Berize aramwiyaka, yihoberera umukecuru yaherukaga ari hafi gushiramo umwuka, ahobera na mushiki we yumvaga bavuga ariko ataramubona. Amatsiko yari menshi, Ganza yibaza uko Berize yamenye iwabo. Yamusobanuriye agira ati kukubura kuri telefone byambujije amahoro. Nari nzi ko ari njye gusa, ariko na papa yari yarakubuze nubwo wenyine atabitindaho. Ubu yahise yishakira abandi bakozi, gusa yarahombye kuko yarazi ko mama we nakira uzasubira kumukorera. Nanjye numvaga ntabikaze kuba waranze kugaruka, ariko aho nzi iwanyu kabiri nkubura, numvise ngiye gusazwa no kubatekereza we na mama wawe, nibaza niba muri amahoro. Ganza tuvuze ko wageze aho twabaga, mbabarira disi ndumva naratumye wica akazi kawe. Berize ati uretse nkubwire byose kuko numva nshaka kukubaza ibibazo byinshi cyane kandi sintinda. Nazaga iwanyu bakambwira ko batazi aho mwimukiye kubera ko nimero yanyu itabaga ku murongo. Nahamagaye ku cyicaro cya simukadi mbabwira ko ari nimero y'umuntu w'inshuti yanjye idacamo. Mbese narababwiye nti iyo nshuti yanjye numva ko ifite ibibazo bikomeye ariko yahinduye nimero. Nabahaye nimero wakoreshaga mbere, mbaha n'iya mama wawe, mbasaba ko bareba indangamuntu zibaruweho, hanyuma bakambwira niba kuri izo ndangamuntu habaruyeho izindi simukadi. Sinzi niba uri kubyumva ariko barabikoze, basanga indangamuntu mwabarujeho za nimero mwampaye imbere hari izindi zibaruyeho, nuko barazima. Nasabye umukobwa umfasha kwakira abashyitsi guhamagara izo nimero, arabikora zicamo, aba ari nawe witaba. Ibyo mwavuganye se urabyibuka? Ganza yaravuze ati kandi koko wasanga ari we. Hari umukobwa wampamagaye ambaza aho nimukiye, ndahamubwira, ambaza uko akazi kameze ndabimubwira nubwo ntamubwiye akariko. Ni uwo nguwo se? Berize ati ndumva wamumenye, mwavuganaga ndi gukurura telefoni yawe ngo ndebe aho uherereye, maze kuhabona namusabye gukupa atanagusezeye cyangwa ngakwibwire. Uko niko namenye aho uba rero. Wibwiraga ko uzanyisha kugeza ryari se? Bakomeje kuganira ariko aganiriza na mama we na mushiki we. Bavuganye kuri iyo business bari baratangije aho mu cyaro. Berize agiye gutabwira Ganza ati Ganza, aha hantu ni heza kandi haragaragara nk'ahazatera imbere vuba. Ikiza ni uko wakagura ibyo ukora. Nabyitegereje nk'umucuruzi ubimazemo igihe, mbona ukomeje utya wazagera kure. Ganza ati nibyo se? Berize ati ahubwo koko ufite ishingiro, nanjye ndabihamya ntiwari ukwiriye gukomeza gukorera papa kuko anaguhembaga make, buriya nta cyiza nko kwikorera. Berize yumvaga urukumbuzi rwashize noneho. Yaramubwiye ati noneho reka ntahe kandi nkwifurije ishya n'ihirwe. Nimero yawe ndayifite, iyanjye nayiguhaye, uramutse ubishaka wamvugisha. Nanjye ninkenera kumenya amakuru y'abiwanyu nzakuvugisha. Ganza yamusabye kumusuhuriza Sharire. Berize wari wigize nk'utamufitiye ibyiyumvo by'urukundo yatsamutaritaahira. Amaze kugenda, abakiriya babaye benshi kwa Ganza n'abataragiraga icyo bahagura bakaza kwigurisha akantu ngo bakunde babaze amakuru y'uwo mukobwa wari uhavuye. Ganza nawe ati uriya ni mabuja. Abenshi banze kubyemera bagendeye ku kuntu yamuhobeye umwanya munini. Berize yageze iwe yikorera akazi ke kuri uwo mugoroba, agiye kuryama ahamagara papa wamusobanurira uko ibintu byose bimeze. Sharire ati ibyo ni byiza ubwo bameze neza, nibyo twifuzaga, ndumva intego yacu twarayigezeho. Ubwo bagushimiye kubwo kuba twarabahinduriye ubuzima, ndumva ari nta kindi bakeneyeho, Imana nayo izabiduhembera. Berize yamusezeye ajya kwiryamira. Yaryamye iminota nka 30 yongeye kureba muri telefoni ye, asanga Ganza yamubuze, yamwandikiye n'ubutumwa bumubaza niba yagezeyo. Umukobwa yamwandikiye amubwira ko yagezeyo amahoro, arambika telefoni kure yarasinzira. Ku munsi wa kabiri adahamagarana na Ganza, yaramuhamagaye icamo ntiyayifata. Nawe ubwo yatangiye gukora ibintu yitaga ko bikorwa n'abantu batari gutekereza neza, amuhamagara inshuro nyinshi cyane. Yakomezaga guhamagara adakuraho, Ganza ntayifate. Yabikoze inshuro 25 yumva ataye umutwe, atangira kumwandikira ati uri hese kudafata telefoni, wabaye iki, kuki udashaka kumvugisha? Yandikaga ijambo rimwe amubaza ikintu runaka agakomerezaho. Ganza yaje kureba telefoni ye, atungurwa no gusanga bamuhamagaye inshuro 25. Yarebye wamuhamagaye asanga ari Berize yitaga nyirabuja. Yikanzemo agiye kumuhamagara abona ubutumwa 8 yaramaze kumwandikira amubaza turi he, kuki utamfata kandi wasanga ari undi wamwitaba, ubundi se twapfuye iki, ubwo se nakaze gusa n'ibindi byinshi. Akimuhamagara nabwo yabonye ubundi butumwa ngo nukomeza kwanga kuyifata ndagaruka aho ngaho. Yaciyemo rimwe Berize ahita amufata. Bose bamaze nk'iminota 2 batavuga, habuze n'uwasuhuza undi. Ganza yavuze yitonze ati mabuja umeze neza? Berize nawe yitonze ati Ganza
Yabuze icyo arenzaho Ganza atangira kwiregura ati nari mfite abakiriya benshi, umbabarire sinari nzi kuri bumpamagare, nazaga kurebaho buri minota 10 kuko mba nayishyize ku ruhande, ariko mbwira niba ntacyo uri kumpisha, habaye iki? Beriza ati nanjye simbizi. Yahise amukopa, Ganza nawe ata umutwe atangira kumuhamagara inshuro nyinshi adakuraho, Beriza nawe aramwihorera. Yakomeje guhamagara, ageze ku nshuro ya 5 Beriza arongera aramuhamagara ati kuki uri kumpamagara cyane Ganza? Ganza ati ndahangayitse, utumye mpangayika. Beriza ati kuki umpangayikira? Kuba naguhamagaye nkakubura nyuma ukamvugisha, urumva ikindi ari iki? Nashakaga kukuvugisha none byabaye, uhangayikishijwe n'iki wowe? Ganza yikije umutima ati mabuja. Beriza ati kuki unyitanye kubuja kuko Ganza? Sindi Berize, wigeze unkorera se basi? Ganza ati mbabarira noneho, ariko ndahangayitse, mbwira ikibazo ufite. Yaramusubije ati noneho umenya ko nta kibazo gihari, ukomeze kwikorera akazi kawe utuje. Berize nawe ntiyarazi impamvu akomeje gushaka kuvugana na Ganza wasaga n'udahangayikishijwe no kuba bavugana cyangwa ntibavugane. Yitekerejeho neza asanga ashobora kuba yaramukunze, ariko nanone akumva bitashoboka ko akunda Ganza. Ganza yabonye Beriza yanze kumubwira icyo yabaye, atangira kujya amwihamagarira. Buri gitondo nka saa 11 yamuhamagaraga amubaza amakuru, saa 2 z'ijoro akongera. Bavuganaga iminota 3 gusa. Ganza yumvaga Beriza atamwitayeho cyane kuri telefoni, abikora icyumweru kimwe yumva birambiwe. Yamwisabiye nimero za se, amubwira ko azajya kumusura ndetse amubwira n'umunsi. Yavuganye nawe, Charles biramushimisha, muha ikaze mu rugo rwe ku munsi azamusuraho. Yagezeho yakiranwa urugwiro, amwicaza muri sore yakiraragamo abashyitsi, amuha icyo kunywa barasangira, batangira kubwirana amakuru ku mpande zombi. Bakiganira, Beriza yinjiye batari babyiteze. Yari yateze tagisi yanze kuza kuri moto ye. Mbere yo gusuhuza se yahobeye Ganza, Charles noneho nawe biramurenga. Umukobwa we yanze kumurekura, Ganza yashaka kumwiyaka, Beriza akamukomeza. Amarira yatangiye gushoka ku matama ye, akomeza kumuhobera, Ganza nawe aratuza. Ganza yasaga neza ugereranyije na mbere. Buri munsi yarushagaho kugira isura nziza kuko yakoraga mu kazi kamusabaga guhora asa neza kugira ngo abakiriya batamwinuba. Beriza yagiye kumurekura yahogoye, Charles na Ganza bose bacecetse. Isoni zaramwishe aramurekura, asohoza asareba hasi. Charles aticara nta kibazo kandi humura, wisanzura utubwire uko wiyumva. Beriza ati oya papa ndagiye. Charles yaramwinginze ati bishoboka bite se ko waza ukadusuhuza ugahita ugenda, ubwo se nicyo cyari kikuzanye? Beriza yaranze ajya ku muhanda yinjira muri tagisi yari yamuzanye. Nta gatagisi yari yakodesheje ngo kamutware kanamusubizayo. Ganza yabuze amahoro, nawe atega moto adaseze yakurikira ku gatagisi. Charles yatangiye gutekereza ko ari kurota, yegeranya abakozi bo bose yihuse, abaha inshingano muri uwo mwanya yari agiye kumara adahari. Asaba umushoferi wo gutegura imodoka, ajya muri dushe arisukura, yambara neza, ajya kureba umukobwa we. Tagisi Beriza yari arimo ntiyari imujyanye iwe, yamujyanye ahantu ku mazi hatuje, abantu bakundaga kujya bananiwe. Uwari umutwaye yasubiye yamusigaho. Ganza wabakurikiraga kuri moto asaba umumotari gusubirayo, agenda agana aho Beriza ari. Beriza yicaye hasi atangira kurira, Ganza amuturuka inyuma amukoraho, ahindukiye abona ari we. Yaramuhobeye, noneho Ganza bari gushyiramo umuhati mwinshi. Bakomeje guhoberana, Beriza arira mu ijwi riranguruye, Ganza ati humura ndahari, niteguye kukumva. Beriza yarekeye aho kurira, abaza Ganza ati kuki wankurikiye? Nawe ati kuki waje hano? Kuki wagiye wihuse? Kuki uri kurira? Kubera agahinda yumvaga Beriza amuteye, nawe yatangiye kuvugana ikiniga ati Beri mbabarira umbwire icyo wabaye. Charles yageze aho Beriza akorera muri wa mujyi wundi, umukozi wamubwira ko atigeze amubona. Yamuhamagaye kuri telefoni, Beriza ntiyamufata amwihorera nkana. Yari ari kwiganirira na Ganza amubwira ati iyo ngutekereje mbura amahoro kandi singituza kuko umara mu ntekerezo. Sinzi icyo nakora kuko ubu byarandenze. Iyo nkubonye numva mfite amahoro, nakuvugisha nkumva rwose meze neza. Ariko nanone yarongeye ararira, Ganza amuhanagura amarira akoresheje urutoki. Beriza noneho yumva bidasanzwe biramusaza. Yumvaga ari byiza kumukozaho ku gatoki amuhanagura amarira. Ganza yamufashe ibiganza byombi amureba mu maso ati Beri njye nawe duhuje amarangamutima, njye ndayarwanya bigakunda kuko ntaho umuriye nawe. Umukobwa w'umukire ntakwiriye guhurira n'umusore wakoze ubukarani wabo ubu akaba ashakisha ntacyo arageraho, ariko wowe byarakurenze no kubisha birakunanira. Beriza ati nawe urankunda? Ganza yaramwenyuye ati nkubwiye ko ngukunda se? Umukobwa yarababaye ati amarangamutima duhuje ntayaheze. Ganza yarongera amuhobera ati kukubwira ko ngukunda byaba ari icyaha kuko simbyemerewe, umbabarire kuba ngikoze, niba uri amahano bikore none, ndabizi ko kugukunda ari amahano, aho nturuka ndahazi. Beriza yararize rubura gica, yariraga amubaza ati urankunda koko? Ganza ati yego ndagukunda cyane Beri. Mu buryo butunguranye Charles yabahingutseho Beriza ari kumwumvisha ukuntu amukunda, na Ganza ari kumwumvisha ko bose bakundana, ariko akarenzaho ko bidakwiriye ko amukunda. Charles aramwumvise ati nyine ntabwo byemewe ko umukunda, wowe urinde wo gukunda umukobwa wanjye.
Berize yumvise amagambo ya se yibaza uko ahageze, umujinya uramwica. Abwira Ganza ati impamvu y'amarira yanjye niyi, nisanze ngukunda kandi yambwiye ko ninjya gukunda nzakunda undi. Charles ati ntabwo umubeshye, ahubwo nakurekure utahe nawe uze dutahe nonaha. Berize yabwiye Ganza ati twigendere tumusige hano. Bashatse kugenda, Charles ati ndahamagara inzego z'umutekano babwire ko yashimuse umukobwa wanjye, ndamugerekaho ibyaha byinshi nta na kimwe arikuramo. Ganza ati Beri aho kugira ngo mfungwe. Akivuga ibyo Charles yahise amukubita urushyi ku itama ati mbwa gusa ni gute umutindi nkawe nkundira umukobwa. Yakuriye Berize amwinjiza mu modoka amujyana iwe atamuvugisha. Ganza nawe yabonye ko byose birangiye, Charles atwaye umukobwa we ajya gutega moto arataha. Yageze iwabo babwira ibyabaye, mama ati byose yavuze birumvikana, ntacyo ari cyo cyatuma ukundana n'uriya mukobwa, ariko nta guciye intege, niba gukunda nta kitashoboka, ikibazo ni uko ari wowe waba warafashe iya mbere mu kumukunda. Ganza tushaka kuvuga iki se? Mama we ati niba gukunda nawe ukaba umukunda, ariko ubizi neza ko ari we kwikundiye mbere, tuza bizakemuka, urukundo rugira imbaraga, niba ari uwawe ntahazajya. Ganza yabyikuyemo yikomereza akazi, ariko mbere yo kuryama ahamagara Berize. Yitabwe na se. Charles ati ushaka Berize? Ganza ushaka kuba utunzwe n'impungure? Umwana wanjye wamuretse. Ganza yakubye yihuta atangira gutekereza kuri Berize abura amahoro. Mu rugo kwa Berize, Charles yari yamwatse ibintu byose n'iduka ririmo. Yaramubwiye ati moto ndayikwatse, iduka ndarikwatse, telefoni ndazikwatse, ugiye kumara igihe kinini witekerezaho. Izina namaze imyaka nubaka ntabwo warisenya mu munsi umwe ukundana n'umusore nk'uriya utagira urwara rwo kwishima. Ese ubu noneho iyo nahura n'umushoferi warugutwaye ngambwira aho uri, ugira ngo umwanya nari kumara ngushakisha, n'umuhangayiko ari kuntera, uyongera kuri uyu byari kukugwa amahoro. Uri umukobwa wanjye nkunda, ariko sinakunda imico mibi yawe. Jya umenya uwo uri we ntukisuzuguze. Mu gihe utarabyumva ni inshingano zanjye kubikumvisha ku mbaraga byasaba zose. Berize yari yarize yahogoye, gusa Charles nta mpuhwe namba yari amufitiye. Yifuzaga akamuha umwuzukuru, ariko ntiyifuzaga ko amubyarana n'umukene wahoze ari umukarani we. Ganza nawe aho yari yumvaga ibyo Charles yakoze bifite ishingiro nubwo byamubabaje cyane ko yaramumennye amajigo kubera urushyi yamukubise. Umukobwa yari yamwikundiye, ari mwiza bigaragara, ariko yareba ubukene bwe akumva badakwiranye. Charles yagiye mu mujyi wundi Berize yakoreragamo, asaba umukozi we ko amubera agacunga ibintu byose neza, amubeshya ko Berize arwaye ko nta kirazagaruka mu kazi. Moto nayo yarayifunze ashyiramo ingufuri ayizirika ku nkingi yo kunza ahagana mu mbuga, telefoni z'umwana bakuramo amasimukadi kugira ngo atazagira umuhamagara. Mu gitondo na nimugoroba Berize yatungwaga n'amarira, yaryaga nka rimwe mu minsi ibiri. Charles yamugiriraga impuhwe, ariko agakomeza umutima akamwihorera. Hashize icyumweru atangira kuzana abasore yabonaga ko ari beza iwe bakaganiriza Berize. Ni abasore bo mu miryango ikize yifuzaga ko bamuhumuriza, yakundamo umwe akamusubiza ibye bagakundana. Berize yabonye ko se ashaka ko akunda umwe muri abo basore, yabakunda akamusubiza telefoni ye, iduka na moto ye n'ibindi byose, amubeshya ko yakunze umwe muremure wirabura. Charles yarishimiye amusubiza telefone ati noneho mujye muhamagarana, erega mwana wanjye ndagukunda, sinifuza gukundana n'umuntu udafite icyo yimariye, urumva wowe yazakumarira iki kindi? Yumvaga yenda guturika umutima, ariko imipango yari itangiye kujya ku murongo. Yamaze icyumweru yishakamo ibyishimo, yavugana na wa musore akongera ijwi ngo se yumve ko urukundo rugurumana. Hashize ukwezi Berize avugana n'uwo musore, sazi ko urukundo rugurumana, amwemerera gusohoka igipangu noneho agasura n'inshuti ze ataraherutse. Yari yamwemereye kumusubiza ibyo yahoranye byose muri uko kwezi. Yamusabye amafaranga y'agatike ngo ajye gusura uwo musore bakundanaga. Charles abisamira hejuru amuha nayo kurira mu nzira. Yifuje kumwitwarira, gusa Berize amubwira ko byagaragara nabi. Yasigaye yicinye icyara ati imbaraga nakoresheje zibyaye umusaruro. Uriya musore yakunze niwe nanjye nifuzaga. Ese niwe wanzanye mu bucuruzi ntazi iyo biva n'iyo bijya, ahubwo reka muhamagare mubwire ko ubukwe buri hafi. Yaramuhamagaye baganira bishimye kuko bumvaga ko bagiye gushyingira abana babo bakaba ba mwana. Charles yaramubwiye ati umukobwa wanjye mumufate neza rero, yaje kubasura bari hafi kuhagera. Uwo mugabo ati ko umuhungu wanjye atari mu rugo se kandi akaba atabimbwiye, ariko ntacyo naze ndamwakira. Charles ati gute yaba adahari kandi yavuganye n'umukobwa wanjye kaza kumusura? Ubwo se uwo mugabo ati wasanga wenda barahurira ahandi hantu, gusa umuhungu wanjye ntabyo yigeze ambwira, ikindi ari mu kazi arataha nimugoroba, ubwo wenda ni haramusanga. Charles ati by'abana bakundana ntiwabimenya, buriya reka tubitega amaso. Umugoroba wageze Berize ataragaruka, Charles atangira kumuhangayikira avuga ati kuki yatinze se noneho? Akibyibazaho wa mugabo yamuhamagaye amubwira ati sinakubwiye umukobwa wawe nta gahunda bari bafitanye. Charles avugira hejuru ati ye mu muhungu wawe twivuganire. Uwo musore yamwitaga papa kuko yari yiteguye kumubera umukwe. Ati papa nta gahunda twari dufitanye, twavuganye ibisanzwe. Charles yarakubye ahamagara Berize. Berize ati kumpamagaye papa? Charles ati uri hehe, kuki wambeshye?
nawe ati ndi kumwe na Ganza, nakubeshye ngo ngiye kureba. Yari agiye kuvuga izina rya wa musore se yifuzaga ko yaba ari we babana, amuca mu ijambo ati winyinisha Beri. Berize yahise akupa, se yongeye kumuhamagara ntiyamwitaba. Ganza yabajije Berize impamvu abimubwiye n'ukuntu atifuzaga no kumva ko bavugana, ati ushaka kunyicisha Beri? Berize ati humura, naza hano ndihamagarira ubuyobozi bubwire ikibazo cyacu, kandi papa ndabizi araduha amahoro. Iryo joro Charles yahamagaye abakozi be bose b'abasore ababwira ko bagiye kujyana, akajya kubereka aho umukobwa wari iryo joro, bakamugarura. Umusore bari kumwe n'umuryango we bose bagasiga babagize intere ku buryo batazongera no gutekereza ku izina Berize. Charles ati ahari ndahazi. Ganza yambwiye ahakorera, turageraho saa sita z'ijoro, ntabwo tureberwa aho bari, dupfa kugera mu isantere gusa, ibindi ndabibabwira tugezeyo, gusa mwitwaze inkoni zikomeye ku buryo murabakubita, wenda mushiki we akongera akamugara. Na nyina ntimumurebere izuba, mumukubita nashaka asubire mu bitaro. Namara kumva ko nta mikino irimo, azabuza umuhungu we kugenda ku mukobwa wanjye. Imana ibafashe nsange batararanye mu cyumba kimwe. Yavugaga Ganza na Berize. Berize akimara kubona agatike, nyuma yo kubeshya se ko agiye gusura wa musore, yahise yisangira Ganza. Bari bakumburanye bose, nubwo Ganza yamubonye akagira ubwoba kubera ko Charles atifuzaga ko bakundana. Yasobanuriye ab'iwabo ikimuzanye ati Ganza, urankunda nanjye ndagukunda, twikwemera ko papa twangiriza, reka twibanire, ntazaturwanya naramaze gukubera umugore. Mama wa Ganza ati noneho niba ari uko mubipanze ukaba uzi ko nta ngaruka bizatugeraho, uburarana na mushiki we mutegura ubukwe, mukora ibintu biciye mu mucyo. Ganza nawe nta kindi yarengejeho kuko nawe yakundaga Berize cyane. Impungenge zose yagaragazaga Berize yamwumvishaga ko akwiriye kureka kuzigera kuko yari yizeye ko azabyikemurira sakakira ko bagomba kubana. Mu gitondo cya kare Berize yahamagawe n'umukozi wa se, yaramubwiye ati njye n'abandi babiri turi mu bitaro, bo bameze nabi cyane kuko bari imbere, papa wawe byanze nibwo ashizemo umwuka, nabuze uko nguhamagara ku mugoroba tukigongana n'igikamyo kuko nanjye naviriranaga. Gusa Berize yumvise amabere yikoza tonsa, abwira abo kwa Ganza ibibaye. Akibibabwira n'ubwoba bwivanze n'amarira, kuri radiyo mu makuru bagize bati umugabo witwa Charles yakoze impanuka ari kumwe n'abasore 5, abarokotse ni 3, abandi bashizemo umwuka harimo na Charles. Umwe muri abo basore utakomeretse cyane yasobanuye uko byagenze agira ati twari tugiye kuzana umukobwa wa boss ahari nijoro, agiye gukata mu ikona agongana n'iyo kamyo, ariko yo ntacyo yabaye uretse gukoboka imbere. Muri iryo joro Charles yagonganye n'ikamyo mu ikona, kubera ubunini bwayo n'imizigo yari itwaye yo ntiyagwa hasi, umushoferi aramukebera arikomereza. Bamufashe inyuma bamaze kugeza aba Charles mu bitaro. Nyuma y'icyumweru imihango yo gushyingura irangiye n'ikiriyo byose, Ganza yapfukamye hasi asaba imbabazi Berize atazi icyo ari kuzimusabira. Berize nawe yapfukamye hasi, aho kumubwira ko amubabariye nawe atangira kumusaba imbabazi amubwira ati ntunsige nawe Ganza, mbabarira ntumbwire ko ugiye kundeka. Ganza ati sinakureka Beri kuko ndagukunda, nishinja amakosa yuko wenda nagize uruhare muri ibi byose, ariko mbabarira. Berize ati nanjye nishinja amakosa kandi birakwiriye, gusa sinicuza ko nagukunze, niko byagombaga kugenda, umuntu ntahunga ikizamwica. Ndababaye kuko mbuze umubyeyi, ku rundi ruhande nkumva nishimye kuko yarwanye urukundo rwanjye nawe. Yanze gukomeza. Ganza ati nzakuba hafi kandi nzahora nzirikana ko uru rukundo rwacu rwatambiwe ibitambo. Hadaciye igihe kinini Berize na Ganza bakoze ubukwe, babana nk'umugabo n'umugore. Imitungo yose ya Charles yari iya Berize, we na Ganza bavanze imitungo, nubwo Ganza yagiraga mike, bagura ibikorwa byabo hirya no hino batera imbere karahava. Nubwo agahinda katabura kuko yabuze umubyeyi, Berize ashimira Imana ko yabonye umugabo umukunda nk'uko yabyifuzaga. Ganza nawe ahora ku mavi asaba Imana guha Berize umutima umukunda ibihe byose, kandi ayisaba ko yaba haticuza urwo yamukunze. Ntajya atekereza kumubabaza na rimwe, akora byose bishoboka ngo urugo rwabo ruhore rumeze nka paradiso. Tugeze ku musozo. Iyi nkuru ni igice cya 2, niba utarumvise igice cya mbere unyure muri comment iya mbere usangaho link uyikoreho ucyumve. Niba warumvise ibice byombi kandi ukaba warayikunze ntugende utavuze. Nk'ibisanzwe ushobora gukora kuri like, ugakora subscribe niba utarayikora, ukaduha igitekerezo cyawe, wabishobora ukagira uwisangiza. Naho mu nkuru y'ubutaha.